Amahoro kuri mwebwe mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu. Reka nizere ko mumeze neza, kandi niba hari n'uwo bitameze neza kubera impamvu zitandukanye bwa buno buzima tubamo, nawe wihangane ntucike intege. Uyu munsi Imana ubwo bubabare yabushyiraho akadomo, nawe ukongera ukamwenyura. Icy'ingenzi ni ukuguma mu murongo wayo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ibura ry'amafaranga, kuko hari abantu barogwa kudatunga amafaranga ku buryo niyo uyabonye uhita ubura ubwenge ugatangira kuyakoresha ibyo utateguye, ku buryo ubwenge bugaruka uyamaze cyangwa uyagerereye. Urumva kino kibazo? Hari nubwo ya mafaranga iyo umaze kuyabona ukava aho waruri uyakuye nko kuri banke cyangwa ku kazi niho bayaguhembye, ariko wagera mu rugo ugasanga amafaranga ntiyuzuye. Ibi ngibi umuntu ashobora kubivuga ngo ni filime arimo gukina cyangwa comedy, kandi ukayabura amafaranga ntawe wayahaye, nta n'uwo wayishyuye, yagiye nta n'icyo wanaguze. Ibyo ngibyo nabyo barabiroga ku buryo ushobora kubura amafaranga kandi ntumenye igihe yagendeye. Hari abantu babaye my friend, ugasanga ibaze gukorera amafaranga ugataha ugeze mu rugo amafaranga wayahema, ariko wagira mu rugo nawe ufite 500 ugasanga usigaje 300. Amafaranga nta muntu bagukoze mu mufuka ngo umubone. Ibyo rero murashaka kubivuga akaba abantu ko bakabye, ariko ubu ngubu byabayeho. Arimo aravuga ati yo kumbe bya bintu birazwi inshuti yanjye, turabizi ko bibaho. Sibyo? Cyangwa se waba ufite naho ukora mu gihe umaze kuguha amafaranga yawe, ubwenge bwo gutaha ukabura, ubwenge ugahita ubura, ugahita wigira nko mu kabari cyangwa mu bindi biri butume amafaranga kuvaho mu buryo butunguranye, kuvaho mu buryo butunguranye. So rero niba ufite kino kibazo, ndagusaba gutega amatwi witonze, kandi nanone kuko muri kino kiganiro ngufitiye inkuru nziza, ngufitiye igisubizo cy'uko wasohoka muri icyo kibazo, kuko ndabyumva njyewe ukura babaye. Ko njya gukora ikiganiro nk'iki numva ko hari abantu babaye, kandi harimo n'aba barabimbwiye ati ko bimeze gutya. Rero njye nagiza mu gusubiza ngakora ikiganiro kugira ngo nawe undi ufite ikibazo nk'iki nawe yumvireho, nawe agikemure, ko umurongo wanjye niwo guhagarika izo nyakaragata zirirwa zibatwarira ibyanyu kandi mwabivunikiye. Katwikomereze. Niba kandi uri n'umucuruzi cyangwa ukaba ufite indi business ukora, ariko ukaba ujya ubura amafaranga mu buryo utamenya aho yagiye, nawe kora like, kuko kino kiganiro kirakureba. Kino kiganiro kiraguha igisubizo, hanyuma utandukanye no kuri gubura amafaranga. Urakora udufaranga tw'abantu bakaza bakadutwara. Kubera iki? Abarozi basigaye birirwa baza guhembesha iwanyu, ariko bagahembesha mu buryo bw'umwijima. Hari ideni mu bafite ku buryo baza kubiba se cyangwa se kubishyuza. Ibyo rero ntabwo njye ndi bubyemere. Katwikomereze muri family. Niba rero nawe iwawe mu rugo ujya ubura amafaranga, ukayabura mu buryo nabwo butazwi, buryo buri aho ngaho bw'amayobera, ukayabura mu buryo butunguranye, ntugahite wihutira kumva ko yibwe nabo mubana. Kwa kenshi muri mwebwe muza amafaranga mwumva ko yibwe n'abantu mubana, kandi ntabwo ari byiza. Ahubwo ujye ubanza ushishoze, kuko hari igihe uba warinjiriwe na sekibi ariko ntubimenye, bikaba bishobora gutuma ufata ibyemezo cyangwa ufatira abantu ibyemezo ahatari ngombwa. Niba rero ufite kino kibazo, ntujye kure y'ikiganiro habe na gato, ndakubwira kuba hafi. Ese muzi yuko abarozi bajya batuma n'imbeba, imbeba zikaba zishobora kuza iwawe zikiba amafaranga? Ukavuga ati ariko ibindi none biki banyarwanda? Ugasanga wa mwana w'umunyarwandakazi, wa mwana mabukwe yaguhaye abishaka, wa mwana waje ngo mubane, avuga ati tugiye kubaka umuryango. Ibaze nko kubabwira umudamu wawe ati ko nabuze amafaranga, ko nyasize akaba ari wari uhari yagiye. Umudamu akaburikira gusa ati ntayo natwaye. Noneho uguza akaga kabo niyo mumaze iminsi mufitanye ikibazo ngo ati buriya yayibye. Uguzi kubabwira nk'umudamu wawe ngo wibye amafaranga, umudamu wawe atazi aho yagiye,
warangiza ukamushinja icyo kintu, ujya ku kazi umudamu agasigara arira. Niyo mpamvu ugira ku kazi ibyo ukora bikanga, ugasanga nta mahoro bifitiyemo, hari amarira kuri inyuma. Wa mudamu arababaye, aratinya kuguhamagara, cyangwa se nawe yanaguhamagara ukamubwira nabi ko wabuze aya mafaranga. Ibyo bikakurizamo za gatanya, imibabaro, amaganya, induru ku musozi kubera cyakira. Akubwi ibaze uramutse ugiye nk'umudamu uti ko nari mfite miliyoni hano mu nzu, mwamasanze 300,000, ibindi 700 byagiye. Ese ubundi bwabwira ngo ntabwo ari we yatwaye, ukabyemera? Ntabwo wabyemera. Kandi umudamu nawe ararengana. Mutekereza ku kantu karamutse kakubayeho. Niyo mpamvu mbabwira ngo mugume hano, mwebwe muri hano muzakura ingamba z'ubwirinzi ku buryo bizaba bijya kuba ubizi byibura ari nakuba vuga ibintu ko demento yabivuze nge ntigwasanga nanjye ninjiriwe. Aha rero nimba uri hano nakubwira ngo hagume kandi ujye wumva ibyo ugomba kumva, ariko mbere ya byose Imana izi imbere, kuko iyo wizera Imana ikurinda ibi ngibi. Niyo bikubayeho hari ibisubizo uhita ubona ko hari ibyo Imana yemera ko bitubaho. Nkunda kubibabwira, hari ibyo Imana yemera ko bitubaho kugira ngo duhindukire, sibyo? Ndagira ngo mubwire kino kintu rero, kino kiganiro ndagira ngo abantu muri mu kucyumva ntimuze kwitiranya ibintu. Kirimo kuvuga ku bantu babura amafaranga bari bayafite ariko bakayabura mu buryo batazi. Ndagira ngo munyumve neza, ntimuze kwitiranya kino kiganiro. Ubwo mfite impamvu ko mfite ikintu nshaka gukora kugira ngo mutaza kukitiranya n'iki ngiki, uko ni ibiganiro bibiri bitandukanye. Abo bantu bari bafite amafaranga ariko bareba aho bari bayashyize bakayabura, cyangwa bagasanga yagabanutse, kandi bazi neza ko nta wundi muntu wageze aho ngaho amafaranga yabo yarari. Kino kiganiro niho kireba. Mba ngira ngo ngewe utaza kwitiranya ubusobanuro bwo ndi kuguha ukaza kujya gukora ibintu byitiranyije. Ari nayo mpamvu ngira ngo mujye mwumva ibiganiro neza, mukurikire, ntimukajye mwitiranya ibintu kugira ngo ibyo mbakorera bibafashe. Alright, twikomereze rero. Cyangwa nawe ushaka kumenya icyo wakorana mu gihe byakubaho, nawe wacyumva nta kibazo, ko nawe ushaka gusanga ushaka kumenya cyangwa ukunda ibiganiro byanjye, nzana numva ibiganiro bye nanjye umunsi hageze ikintu kimbaho nanjye menye uko ndibugihagarika aho naho rwose twikomereza nta kibazo. Akenshi barababwira ko abarozi nta keza kabo, abarozi ni ihuriro ry'abagome biyemeje kwica no kugira nabi gusa, kuko nta mpuhwe bagira kandi ntibagira umutima w'imbabazi n'umunsi n'uyu wari turi kujyana. Reka nkwereke uburyo abarozi ari abagome ugomba no kubatinyuka nabagendera kure, kuko iyo bakwinjiriye mu buzima burezi barakurimbura. Iyo utazi uburyo ugomba kwikingira, amarira ubwo abatangiye umubabaro ntabwo ukira. Tugerane kuri kano kantu neza. Reka nkwereke ukuntu umurozi ari abantu badasanzwe. Urebe ukuntu iyo baje mu buzima bwawe ibintu bakora bigira ingaruka ku buzima bwawe bwose. Baragenda bagatega igihunyira. Ubundi mu buzima busanzwe n'igihunya ni ikintu giteye ubwoba, no kukibona biragoye, ariko baragenda bagatega igihunyira, ariko bakagitega bakoresheje za mbaraga zabo z'umwijima. Noneho bamara kugifata barakica kugira ngo bagifata ari kizima, ariko barangiza bakakica. Uzi icyo bakora? Iyo bamaze kukica bakijombururamo amaso yacyo abiri, bagikuramo amaso. Turi kujyana. Noneho bakayashyira mu isekuru, bakongeramo ibindi bintu nari buvugire hano kugira ngo hatazagira umuntu ubikoresha nawe akagirira n'abandi. Bafata y'amaso bagashyira mu isekuru, bagasekura kugira ngo ibindi bintu bagasekura. Uzi bamaze gusekura icyo bakora? Barabyanika. Rero bamara kubyanika bagakuramo agafu. Iyo bamaze kubona rero kagafu, hari amavuta bavangamo kagafu, cyangwa se bayashyira kagafu bakagashyira muri ya mavuta. Noneho akisiga ya mavuta ariko avuga amagambo mabi agendanye na ya mihango yabo mibi ya gipagani. Turi kujyana, mwumve neza.
rero iyo ageze aho ukorera ushobora kumubona kubera ko ya maso ya cya gihunyira yandi basekuye bagashyiramo na bya bindi ntashatse kubabwira, babigereranya nkaho ya maso ya cya gihunyira basekuye ari ayawe basekuye. wowe uraho uri muri botike cyangwa mu iduka cyangwa ahandi hantu ukora business, uricaye kumva amaso yawe pyu bayajyanye. ariyo mpamvu niyo baje kukwiba udashobora kubabona, kuko amaso yawe baba bamaze kuyatwara mu buryo bw'iyo myuka yabo mibi. wowe ubura uzi ngo ni ibisanzwe, kumbe hari ibice byawe bajyanye. hakurumva kino kintu Bibazo umuntu nk'uwo nguwo, hariya ubu ngubu urumva umuntu wisiga amaso y'igihunyira. ubwo nibyo reje mubwira, ndamutse mvuze imitwe bakoresha cyangwa se ibintu bakoresha, wanavuga ute kundi abantu barwana n'iki, bahembwa nande? ngaho bibaze uwo muntu ujya gutega igihunyira akagikuramo amaso akayasekura, hari imbabazi yakugirira? abarozi ni abagome, mujye mubirinda, kuko nutekereza ko bakugirira imbabazi uzategereza kugeza upfuye. ko nta mbabazi bazakugirira, n'abatindi. ibyo bakoresha ni byinshi, niyo mpamvu musabwa kuba maso. mbuze ububi bwabyo cyangwa se amabi bakora cyangwa ibyo bakoresha ibyo bindi byose. my friend, mukwiye gusenga, mureke tujye dusenga twegera Imana, kuko niyo irusha byose imbaraga. hari abakoresha ibibwana by'imbwa, hari abakoresha ibibwana by'amapusi, so ni byinshi, ariko ikiruta byose Imana ibarusha imbaraga, Imana ibarusha ubushobozi. ariko nanone hari ibyo Imana yemera ko bitubaho kugira ngo tuyigarukire. ari nayo mpamvu nkunda kubwira mwebwe mwese munkurikira gukunda Imana no gukurikira no kuyizera, kuko iyo uyizera niyo bikubayeho iguha igisubizo. rero mukwiye gusenga, mukwiye kwegera Imana kandi mukayikunda uko mu buryo bwose bushoboka, sibyo? rero niba ubwawe ugeze na hano, jya muri komenti uvuge uti ndinzwe nawe Mana, iryo jambo rimwe genda ubivuge, bazajya babiryohereza basanga urashinganye. abantu basenga hari imbaraga, hari undi mwuka baba bambaye mwiza ubarinda. ariko wowe utabizi ushobora kumva abantu babivuga akabanira bavuga n'iki barakabya, ntabwo bari ugukabya wapi, ntabwo tuba dukajya turakabya se kugira ngo bigende bite. ariko none nyamuneka wowe tugiranye hano kanda subscribe ndetse no like, sibyo? ariko wari uzi yuko iyo ukanze like ari nk'uko twahura ukampereza ikiganza ukambwira uti wiriwe, rero ubwo ngubwo kunsuhuza ni bibi, ikibazo se nsuhuza. ariko basi reka ngiye nkisuhuriza, wiriwe neza, umeze uti, sibyo? hari umurozi wambwira ati ngewe numva useka birambabaza, atuba bigize ibintu by'imikino, niyo mpamvu n'ababikoresha imbaraga ugasanga bari batugaragura. ntabwo barabagaragura, bazabagaragura, ahubwo se ntibazabagaraguza gati. uzi gufata umumama abujije urubyaro aramutse agufashe kanajya kugaragura kuzengere, ngiye kubakorera ibigaro mujye mubakubita ku biti. ariko nyamuneka mwe mujye mugira nk'imbabazi kuko mwe muri abantu, sibyo? rero jya muri comment nsuhuza, ariko bitwaye kandi iyo subscribe twikomereze, bundi tuhatwike hashye. gusuzanya ni umuco mwiza. nawe rero nsuhuza ariko, sibyo? ngiye mbategeye amahoro. baba mama mwigaragaze, yambiye abamama beza, ndabakunda cyane, nkunda amarangamutima yanyu, nkunda yogosha. nuko nyine abarozi babinjiye bakaba babaca intege, bakaba babuza kugira rwa rukundo rwanyu. ariko abamama muri beza kuko muratubyara, muri abantu b'ingenzi cyane. ariko mbere yuko nkubwira umutenyeriza, ndabizi mpamvu ngo yatinze. banza wumve kano kantu. wari uzi ko umurozi mu gihe aje kukwiba ariko yisize ya marozi navuze hejuru, ashobora kugura ikintu cy'inote y'igihumbi? ari abacuruzi bahita banyumva neza. ashobora kugura ikintu cy'inote y'igihumbi, igihumbi kimwe, none akakwishyura 5,000.
wumve amabara abera hano. Aguze ikintu cy'igihumbi akwishyuye ibihumbi 5, ugomba kumugarura ibihumbi 4 kugira ngo byumve neza. Noneho wowe aho kugira ngo umuhe inote enye z'igihumbi, my friend, ukamuha inote enye za 5 kugira ngo urimo kumuha inote enye z'igihumbi kandi icyo utazi kandi gikomeye ngiki. Zibyo bagenda bakwiba amafaranga makeya kugira ngo utazabimenya vuba ugafata imyanzuro cyangwa se ukagira ikindi kintu wakora. Akurimo kumva iyo kintu, ibaze ko umuntu akwishyira ibihumbi 5 ugomba kumugarura amafaranga ibihumbi 4, wowe wajya kumuka mu 20,000 za note za 5, wowe mu maso ukabona inote y'igihumbi, ntuzi igihe byabereye. Rero my friend, niba ufite kino kibazo ndagira ngo ukuri kino kiganiro uze kumenya igisubizo, hanyuma uze gushyiraho uruzitiro. So rero hari n'igihe wisanga umurozi akwibye nk'umwaka urenga utarabimenya, ahubwo agenda akuramo make make kugira ngo utabimenya, ugasanga uramwishyurira za minerivare z'abana, ugasanga akavuga ati ninshaka kurya inyama ndajya kwa kana, ninshaka kubaka inzu biragenda nzanye nyakure hari, ugasanga arimo kubakisha amafaranga yishyura abakozi arayakura iwabo, arazayakuramo 10, urayakuramo 20, urayakuramo 5. Kereka iyo ashaka kugucyura abona utuntu ukora nta musaruro, iyo ashaka kugucyura vuba vuba nibwo azakayaterura rimwe, ubundi induru zikavuga sasa. Iyo ugeze mu rugo wa mugabo wenda n'udufaranga yagujije cyangwa se n'ahandi nta kandi kantu mwagurishije, ugasanga umugabo arirwa akubwira ati we ntushoboka, nta kintu ushobora gukora, uri umuntu udasobanutse, ubundi wowe uri muntu. Amarira kuri wowe, induru zigatangira, ubwo uribaza ko kaga, uribaza ko gahinda. Niyo mpamvu urongeye nkubwira ngo niba uri umurozi uri hano, sinzigera ngukunda kuko uburyo utuma abantu babaho mu isura batifuje kubamo, uburyo abantu babaho mu marira, ntago nagukunda, nge ntago nakubeshya, ntago nagukunda sinkubeshya. Rero reka tujye ku muti nyirizina n'uburyo wabihagarika burundu. Fata agatebe, niba uri umucuruzi ujya ubura amafaranga mu buryo utazi, niba ujya ukora ugakorera amafaranga bajyamo ugasanga amafaranga yawe ntiyuzuye kandi nta muntu wayahaye, nta n'icyo wanaguzemo, turi kujyana neza. Niba iwawe mu rugo ushobora kuhagira ukabura amafaranga, please fata agatebe tugende. Twagiye, mumbwire ngo twajya muri komite tuvuge twagiye. None bareba ari abantu baba bari hano mwararozwe, mwe mukumva ko ndi gutira ibi ngibi ndi kukubwira, nubikerenza kazi yako ntabwo amaraso yawe azamarwa. Fata igikoresho ushyiramo amafaranga. Twagiye, fata igikoresho ushyiramo amafaranga, ya mafaranga yawe ufate ikara, ndavuga aya makara ducana. Shavuga ngo ikara ngo ryarinda, yewe we nta makuru ufite. Ndavuga aya makara aya ngaya bashyira ku mbaho, ufatemo ikara rimwe, ngeze no mufuka ndimo gukubwira, urafata ikara rimwe urambike muri cya gikoresho ukusanyizamo ya mafaranga yawe. Nurangiza twagiye rero, nurangiza uvuge, ubu tugiye natwe gukora akazi, uvuge uti Mana ishobora byose, kiza rino kara mu gikoresho kiramo amafaranga yanjye, mu rwego rwo kuyarinda abarozi baza kunywa. None umurozi uzagerageza kuza kunyibira amafaranga, uyu muriro uzamukubita, ubundi witoreze. Abashaka ibi ngibi byakora se abakoroga bakoresha icyo si igiti bafata bakazirikanya n'ikindi bageze mu n'ibindi bintu bya hatari, ubundi bakabivugiraho amagambo. Nawe rero aya magambo urimo kuvuga nakuraho yayandi abarozi bakoresha. Iyo abarozi baje kuvugagusha ayo magambo nawe warakoresheje andi, ariko abusanye nayo mu buryo ubu ngubu ndi gukubwiramo. Umva ntacyo nkwijeje, araza ntakoraho. Ndakumenyesha ko umurozi naza azajya abona yakarito cyangwa se yakintu ushyiramo amafaranga, yakumurira ahita abona ni nko gukora mu muriro, ahita aguruka asubira inyuma yirukanka atahe. Nawe rero nuzajya ujya kugarura umuntu, bwa bwenge bwawe buzajya buguma ku murongo, ku buryo amaso yawe azajya aguma abona ibintu uko biri. Kubera iki bizagenda gutya? Nuko bya bintu byari bituma amaso yawe ahinduka,
bya bindi byari butume utakaza ubwenge ntabwo bigihari, kuko nukora muri yakara tukuramo amafaranga, ariko harimo ryakara, ubwo ni uburinzi. Ryakara kuri wowe ubona ari kara risanzwe, ariko ndarabona kari nk'umuriro. Wabyumvise? Understand? Wari uzi ko ushobora kuba uri mu iduka ryawe umuntu akaza akaguca akaza akajya muri tuwari cyangwa ushyira amafaranga akayakuramo kandi urimo ntubimenye. Ibyo ntabwo mubizi. Mureke kuba bapfapfara muve mu mandazi mu kora ibyo mugomba gukora, mujye mureka kuza kurirwa muteza ibibazo kugira ngo ejo n'abana n'ababyeyi birirwa bariraye amarira yabaveho. Niba ufite cya kibazo cyo kura amafaranga wari ufite nko mu ikofi cyangwa mu rugo, genda ushake twa duti bacanisha imbabura, sibyo? Nurangiza ufatemo kamwe, ni ntago ari ibintu bya hatari na hanuzo mutoroshye, ukate bagashobora kujya mu ikofi, ubundi ukarambike. Reba turi abacanisha imbabura, kintu ushaka ufatemo agati kamwe cyangwa ugakate urebe agati gashobora kujya hehe mu ikofi, nurangiza ukarambikemo. Turi kujyana, numara ukarambikamo, ubundi uvugireho ya magambo uzavuga gutya. Numara ukarambikamo, uvuge uti mana yanjye nkoresheje kino giti nk'umuriro kugira ngo uzatwike, cyangwa se abarozi banyibira amafaranga. Iki giti uyu muriro, cya giti buriya ikintu mutari mwamenya, gikoze mu buryo bw'umuriro. Niyo mpamvu gicana imbabura nta peteroli basutse, ubwacyo ni peteroli, ubwacyo kiraka. Urazarasireho umwambo urebe yita cyaka. Wabyumvise neza? Wowe ushyire ubwo bwiri ucyaturiho ayo magambo, abantu baza ukwibira senga nshuti yanjye, senga ushyiremo icyo giti ako gati, ubundi urebe ngabo abantu baraza kujya baza gukwiba bagasubirayo. Nimubipinge, ntubipinge, kuko wowe ubikore wizeye nta murozi uzongera gukina n'ikofi yawe cyangwa aho warambitse ibiceri byawe. Abatipe n'abagore barinda ibiceri, dushaka za inota zita ibiceri, nta muzajya gukina n'ibiceri byawe, sibyo? Ariko ntabwo mujya mwumva abantu bavuga ngo kanaka ngo impamvu ngatera imbere ngo akoresha ngo igiti. Igiti nta kindi baba bavuga, ni ibingibi, kuko abarozi baba baragerageje kumwiba ariko bikanga, bagasanga umusaza ashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ya mafaranga aragenda akayaranguza ibyo yateganyije, akaza agacuruza kunguka, nta muntu umwiba. Niyo mpamvu atera imbere. Nawe uri aho ngangwe uri muri za baba, ibyo se ni ibicyuho. Babwire muve mu mandazi sha, mureke kwicisha abana inzara, mujye mugura abana amata binywere. Ugenda ukora uzunguka amafaranga 30, ubunguke 20 urimo kugura amata abana, urimo kugura abana bawe litiro y'amata amafaranga 500. Ibyo ni ibiki? Mushyire ingamba z'ubwirinzi, abana banyu barye babeho neza. Abantu muve muri ibyo ngibi. Nibyo mbwira arongera tugaserera bajya mwihangara nyine, maze nyine muri abavandimwe banyu ngomba no kubakebura, sibyo? Mwibutsa ko ushobora no gukoresha kino giti cyangwa ikara, kuko byose birakora. Wakoresha icyo ushaka, ushaka gufata ku gatuka gashyira muri ya karito cyangwa gashyira muri yaka, ariko igikomeye nibyo uvugiraho. Wabyumvise? Nibyo uvugira. Wa muroza akihagera, bona umuriro ugurumana, tunura amaso, ahita akora kambaga, ahita avuga ati oya, ahangaha ntihakinishwa, ubundi ibiceri byawe bigende bikure bisaga. Ariko imyamureke umunsi ibiceri byawe byakuze uzakumakare, umbwire iti wampaye ingamba z'ubwirinzi, nagafanta fata amafaranga 500 600 cyangwa k'igihumbi. Yasena nago yewe ngewe nshimishwa no kubona muri bazima simbabeye, sibyo? Rero byizere kandi ubisengera imbere yuko ubikoresha, uko bivugiraho amagambo aganisha ku Mana, uba urimo guhagarika ya magambo mabi abarozi bakoresha mbere yuko baza kukwiba. Kuko ndakwibutsa yuko impamvu bikora ya magambo yabo ubuyaburijemo. Buri ibintu bakoresha ntibikomeye, ikintu gikomeye n'amagambo bivugiraho. Ni ya mazina yawe bafata bakayakubita muri ya maso y'ibihunyira, bakavugiramo amagambo. Basa basanga babaye nk'umusinzi cyangwa impumyi. Uyibaze ko umuntu aza akaguca akagenda akajya muri tuwari cyangwa ahantu bika amafaranga yakora ntubimenye, we warangiza ukafata nk'ibintu byoroshye. Rero ntimukirira abavuna muheta, mwa musore munyihanganiye gutukana, kuko ntabwo nemerewe gutuka. Ariko rero ngera akavugana to nkumva nabatuka, kuko mari ibintu bakora agiye bigira bikarenga ubwenge bw'abantu. Sije ronda bakunda cyane mwebwe mwatwabanye, please kamwisabe genda ukore subscribe, ukande kuri ako kantu ka like, unsuhuza, mereza ikiganza mama, sibyo papa, mereza ikiganza, kanda kuri ako kantu ka like,
nimba uri hano kumva ibintu nkubwira ari iby'ingenzi cyangwa se akari cyo bigufasha, ubuzwa n'iki kwinjira mu muryango, kandaho, reka nawe Imana irakwishimiye, ibona ko bya bindi bishyigikiye, ibona ko ibyo nakubwiye bishyigikiye, bikoresha kuko bishyigikiye. Ubundi uko Imana itugirira neza, Imana ibarinda n'imbaraga kandi ibarinda n'icyubahiro, kandi mukomeze mugubwe neza kandi muhumure, hejuru ya byose hari Imana. Umunsi mwiza.